nambara ishabure n'indengera, mfata n'ikigofero gikoze mu ruhu rw'urutoni twagiye kubishaka twateguye. Fata rero n'uruhago rurimo imiti bya supadipe, ngiryivu ry'amakara, ngibyo ibyakatsi twatwitse. Nuko ndavuga ndi umuvuzi, ndaza ntera uduti utwatsi, ntera ivu, ntera ibyatsi, shaka urushingo, nari nazanye n'urushingo ndacumbeka, shyiraho umwotsi, shyiraho utwatsi tw'intuze, ruracumbeka, hajya ngenda rumeze nk'ububane, ngenda nzunguza. Abantu babaye muri Kiliziya Gatolika muzi ko iyo habaye iminsi mikuru hari icyotero bashyiramo ububane bakagenda bakizunguza. Biriya rero twarabifataga dufite uburyo twabibonye, tugashyiramo urushingo rugacumbeka, tukagenda tuvuga amagambo, niko badutinya bigirayo yabona uko wambaye n'uburyo uri kuvuga. Ubwo rero twafashe systeme ko hari umuntu ugomba kuzinduka afite sekateri murayizi nibi biconga indabo, akazinduka ari na kupa nk'umuntu uri kujya gushaka akazi, kandi nawe ari uwacu. Akaza yahagera ahantu agahita avuga ko ibyo bintu areba abizi, ko hari mwene wabo babiroze, ari uburozi bukomeye, ari uburozi buhambaye, ndetse azi n'umuvuzi wabavuriye. Umuvuzi yari iki? Naraje umukiri iminsi 2 yambaye ubusa mu gipangu, atanyega hagati y'ibiti bikoze ikigega cy'amazi, murazamo hagati y'ibyuma, yambaye ubusa. Ntabwo mbabeshya, ndi mu iteraniro. Yamaze iminsi 2 yambaye ubusa, narabimutegetse. Abandi bari mu cyumba badasohoka, bakora amasengesho yo kwiyiriza barya ibiryo, ahubwo je narabategetse ibiryo ndya. Ndya urukwavu, nkarya inkoko, bayivara. Ari akabari kari hejuru y'amajerwa kitwaga Bismillah Binkolere, niho bakoreshaga komande banzaniraga jewe zo kurya bo batarya. Mbabwira nti ibyo muhangana nabyo nimubizi. Nkayanyana nkatera uduti, nkavuga amagambo. Nuko naramubwiye nizana amafaranga yose ari mu nzu uyazane, turayabara dusanga kugira ngo bantinye. Nkavuga inkomoko ya ryangombe ry'ababinga, nkavuga ryangombe, nkavuga nyirabiyoro, nkavuga magasane, nkavuga maganyana, umva, nkavuga ibya ryangombe by'ababinga ba Nyundo, umva mbazi he, nkababwira nkabasobanurira ntubundi ntinyabingi yahoze ari nyabyinshi ntahinduka nyabingi, ntibyagenze gutya naho bari batuye hariya mu Ndorwa. Nkabasobanurira nti dore byagenze gute, nkababwira ahantu ubuvuzi bwanjye bukomoka ko ari ku gisekuru cya 18. Nkababwira ni ku ngoma ya Mibambwe wa mbere Sekarongoro wahimbwe Mutabazi, ni ngoma ivibumbogo bwa Nkuzuzu bakayizana mu Bwana cyambwe hariya ku musozi wa Kigali. Nkabibabwira nta hantu haturutse umugani witwa utaza kara ifumbwa arazifu, hariya ifumbwe ntimurahazi, bagakangarana bati ni umuvuza zigisekuru, bati murumva ko ubupfumu bwe burahambaye. Ariko ntabwo yari amaco cyane. Imana yangiriye neza. Mvuka mu majyepfo mu karere ka Gisagara, mu murenge wa Save niho iwacu. Hanyuma ubu mperereye hano ku Gisozi, ni mu karere ka Gasabo mu murenge wa Gisozi mu kagari ka Ruhango, inyuma ya Hotel Dovi. Sengera ku Gasave kuri paruwasi ADPR Gasave. Hanyuma ndi umuyobozi w'ihuriro ry'urubyiruko ruva mu bigo ngororamuco mu karere ka Gasabo. Twagiriwe umugisha no guhura na Bishop w'iri torero, duhurira ku murenge wa Kimihurura turi gushaka ibyangombwa, pirito ku murenge wa Remera, turi gushaka ibyangombwa bya organisation dufite mbere y'umuyobozi yitwa Hinduka Uhindura Abandi. Iyo organisation igizwe na bamwe mu rubyiruko rwakoreshaga ibiyobyabwenge, urubyiruko rwari abajura, urubyiruko rwahoze ari indaya, na bamwe mu bantu bakoze uburaya bahuje ibitsina ari abatinganyi. Imana ibagirira neza, bateranira ku matorero n'amadini atandukanye, bafite ubuhamya nk'uko nanjye naje hano mfite icyemezo cy'itorero nsengeramo,
Eglise Adeperi nahawe bantangira ubuhamya mu itorero, niko na Kiza Claude ku itorero ateraniraho bamuhaye icyemezo kigaragaza ko ari umwizera muri ryo, basaba aho tuje ko batwakira nka bene se cyangwa bene so, ko twizewe mu matorero dusengeramo. Imana iduhana umugisha. Ndi umwe rero mu bantu babaye muri uyu mujyi wa Kigali nkoresha ibiyobyabwenge mbicuruza, ndi umupushayi kandi nkaniba, kuko ntabwo nterwa ipfunwe no kuvuga aho Imana yankuye. Ndashimira Imana ko yandokoye. Yesu ashimwe cyane. Nifashishije ijambo ry'Imana riri mu Bafilipi, ndahavuga ko amasaha yagiye, murahasoma ubutumwa Pawulo yandikiye itorero ry'Ifilipi igice cya 3 ihereye umurongo wa 7, haravuga ngo ibyarinda muyange nabihinduye igihombo kubwo kuronka Kristo, ngo ndetse kubw'ubutunzi butagira akagero iyo mbitekereje mbibona ko ari amase. Imana ishimwe. Yesu ashimwe cyane. Nabaye muri uyu mujyi wa Kigali, nababwiye aho mvuka, mbabwira aho ntuye, mbabwira uwo ndiwe. Nshimira Imana kubw'umugore Imana yampaye. Yesu ashimwe cyane. Mu by'ukuri ntabwo biba byoroshye, ari igihe utanga ubuhamya abantu bagakomeza kukurebera mu ndorerwamo y'uwo wahoze we, bakavuga amakuru y'ukuri nk'uko mwene data yabiririmbye, ariko byanga bikunda byaba ari ukuri ntabwo ubu bibatumye. Yesu ashimwe cyane. Ariko nshimira Imana kubw'umugore yampaye ko yanyemeye. Yesu ashimwe. Nyuma y'amagambo menshi bakamubwira baturiya yari ibandi, uriya ni mubi, uriya, ariko byanga bikunda akamera nk'abana b'abahanuzi babwiraga umugaragu wa Elisa, umugaragu wa Eliya ari we Elisa, bakamubwira ati shobuja agiye kugukurwa, hati muceceke ibyo ndabizi. Bagakomeza ati karibu gukurwa, hati ibyo ndabizi. Imana ijye imuha umugisha, kuko hari abo twarambagizanyije, harambagiza ariko bikarangira bambenze, hakabaho nabo nanjye mbenga, ariko Imana ishimwe ko yanyemeye tukabana. Imana ishimwe. Nabaye rero muri uyu mujyi wa Kigali, curuza mu rumogi, ndarupusha nkanarunywa, ariko kurunywa ntabwo byari bindimo cyane, kuko jewe bwari uburyo bwo kugira ngo, hari imvugo twakoreshaga, umuntu utaranywaga urumogi yabaga ari umubabiloni. Kugira ngo rero ubone abakiriya byasabaga ko nawe babona yuko urunywa, ariko jewe bwari uburyo bwo kugira ngo nducuruze urumogi, ndarucuruza. Ariko hari ikintu Moyize yavuze cyo kuvuga ngo iby'abapfu baribwa n'abapfumu, kuko buriya abantu benshi baragura biyita abapfumu, ntabwo baba babikora. Kuko jye nabayeho umupfumu, kandi mu by'ukuri wacu ntibaroze, data ntiyaroze, mama ntiyaroze, nta n'uwaraguye. Gusa hari igihe karande mu miryango myinshi bamo ugasanga abantu barabandwaga bagaterekera, ariko mu by'ukuri nta wigeze aba umupfumu, nta wigeze aragura. Ariko igihe kimwe tweze gukina uwo mukino wo kugira ngo tubashe kurya abantu ibyabo, kandi turabirya birakunda, kandi nta bupfumu, ahubwo ari imitwe yo kugira ngo umuntu abone amaronko, abone amaramuko. Yesu ashimwe. Imana rero ndayishimira ko yandokoye muri iyo sayo y'ibyaha, ikankuramo nta kiguzi ntanze, inkuramo ntari uwo kubabarirwa. Navukaga mu muryango w'abagatulika, akenshi twebwe aho tuvuka Isave ni mu bagatulika benshi. Mfite data wacu w'umusenyeri Aregisi Habiyambere, ari mu kiruhuko cy'izabukuru, yayoboraga diyoseze ya Nyundo, ni data wacu. Ariko mu by'ukuri muri ho hose uko naturukaga, si ukuvuga yuko ubwo rumogi ariho narukomoye, si ukuvuga yuko uko kwiba ubwo ibyo biyobyabwenge byose ariho nabikomoye. Ngira ngo mpumurize ababyeyi baraha, wenda ushobora kuba ufite umwana wakunaniye, wenda wabaye icira ry'umugani, barabona usenga, bavuga bati uriya mubyeyi ko asenga, uriya mugabo ko ari umupasitori, ariko abana be ko badakijijwe. Umuntu arivukira, ariko hakabaho n'ikigare umuntu agira, hakabaho na sosiyete umuntu yisangamo ikamuhindura akaba mubi, atabikomora ku babyeyi. Ariko muhumura, Imana yankijije nabizabakiza. Yesu ashimwe cyane. Nabaye muri uyu mujyi wa Kigali, twashikuje amashakoshi, twaribye, twakize Nyekazungu narara hano ku Muhima. Iyo uzamutse Dobanda ugiye kugera ahantu hahoze gereza ya prison,
1930 n'umuhanda ujya mu cyahafi hariya twahakinnye kazungu na rara tuhacangira ibibiriti twahaririye abantu amafaranga twakinnye imikino yitwa iz'ubwenge twateye iribenga twakoze ubukumbyi twakoze ubutubuzi bwo gutangaza haba atariyo twakoze ibintu byinshi ariko Imana ishimwe yarankijije Yesu ashimwe cyane nagira ngo rero mbagerere ku rugendo rwo kugira ngo njye Iwawa ntabwo nagiye Iwawa nkibicuruza ibiyobyabwenge cyangwa nkibinywa je nagiye Iwawa nkijijwe kuko nakijijwe 2007 nkirizwa mu Gashyekero Igikondo nagiyeyo nkijijwe ariko njyayo ku isezerano ry'Imana yarabimbwiye ko ntakizwa izankubita iminyafu 3 uwa mbere nawe ukubiswe ne twateze umukobwa wari ufite ubukwe buriya reka mbabwire Imana irahambaye bisho Imana irahambaye Imana ni umukozi w'umuhanga ibi ngibi Moyize hari abavuga bati ni ibipindi abantu bakajya ku mbuga nkoranyambaga bakumva ubuhamya bakavuga bati ibi bintu ni imitwe bakavuga bati ibi bintu ntibibaho bakavuga bati umva mbabwire hariya mfite certificate yewe y'Iwawa nahereweyo nize y'ubwubatsi ntabwo ndi kuvuga ngo nagiye Iwawa ntaragiyeyo aha mfite icyemezo cyuko ari jewe uhagarariye ihuriro ry'urubyiruko kiriho kashe y'akarere ka Gasabo ntabwo bakimpaye ari uko ntabayeyo ntiwayobora abava mu bigo ngororamuco utaragiyeyo hanyuma ibi ngibi abantu bavuga hari igihe abantu basenga abantu bakavuga bati ni bya bipindi by'abarokore cyangwa se n'uwabaye umurokore atarizera ngagire kwizera gushyitse nakavuga ati ibi ntibyashoboka jewe ubwo nari ahantu mbabaye ndi mu ngorane mu gahinda kenshi ijwi ry'Imana rinyuze mu mukozi wayo Imana yarambwengizanye cyazanya n'abakomeye ndibaza abakomeye nzahurira he nabo ariko reka mbabwire 2015 turi kubaka iriya hoteli Dove nagiye kumva numva ministry w'abakozi ba leta n'umurimo Mifotra numva arampamagaye ati ni wemba Rushimana Tanazi ntimwene ntambara na Mukanyandwa babo n'ababyeyi banje bati ni wowe batutumiwe mu nama y'abakozi ba leta n'umurimo muri Serena Hotel ntiwibeshye je ndi umufundi ndimo ndubaka iyo nama ko ntize bimwe uriya muvandimwe yavugaga umuntu amenya amashuri yize iyo nama nyetumiwemo ni arambwira tuyitumiwemo kuko mu by'ukuri nyuma y'urwo rugendo Imana yangiriye neza ntangirana na Hotel Dove tuyubaka mpakorera amafaranga ndi umwubatsi nyuma mpakora ndi umugapita mpakorera amafaranga ndubaka nubwo naje kugira ibyago bakadusenyera muri ibi byo gusenya inzu ngo ziri mu manegeka nari ntuye ahitwa ku Nkombo uturutse Karuruma umuhanda ujya Beretwari abahazi baradusenyeye narahubatse nk'umuntu w'urubyiruko wahoze muri izo nzira akiteza imbere barantumira aya ni amafoto ndi kumwe na Minisitiri w'Intebe Anastase Murekezi na Minisitiri wa Mifotara ni ukuri ndavuga nti Imana irahambaye ubwo ndaho ngaho muri Dove rero akimara kumpamagara ndavuga nti bya bintu birakora ntumiwe muri Serena barambaza batese tuzaguha imodoka iza kugutwara igi gutana cyangwa tugutegurire shambure ntimuzohereza imodoka igize intware yongera ingaruri Yesu ashimwe cyane niko byagenze nahageze mw'abantu mwe twebwe twabonye amafaranga menshi kuko jewe mu bujura bwanjye no mw'ibyo byose by'ibiyobyabwenge nakoreye amafaranga menshi ariko nta mumaro yangiriye twarariye turanywa ariko nabonye ibiryo ngeze muri Serena hari ikintu cyitwa ihema itete iri hagati ya ka Kigali n'uriya muhanda wo kuri CHK rivuye nk'aho rikagera inyuma iriya ry'ibiryo bwa mbere ndaravuze ndaryinyotse ibiryo byokeje bidatetse bidatogosheje bitanakaranze ni inyotse yo mu ifuru ni inyama zo mu ifuru umva ari nibyo nariye ntazi ariko Imana yari yarabivuze ati nzakugaburira nkwicazanye n'abantu bakomeye Minisitiri w'urubyiruko n'ikoranabuhanga Jean Philbert Nsengimana niwe wayoboraga iyo ministeri twicaye ku meza amwe turasangira ndibaza nti Tanazi wo kwa pare kwa ntambara ndiye nicaranye nawe guti hanyuma nihuse ibyo ni bimwe mu bimaza
by'Imana yankoreye. Ariko igihe kimwe njya gukizwa, hari umukobwa twagurishije zahabu afite ubukwe ngo agiye kugura amajyambere, tumutwara amafaranga 210. Tumuha zahabu itariyo, agiye kugurisha muri bijitori baramubwira bati ibi bintu ahubwo bagufunge. Agira agahinda, urumva niba ubukwe bwe bwarapfuye simbizi, niba yaratashye nta majyambere ntabwo mbizi. Ariko icyo kintu Imana cyarayibabaje. Imana kiyibabaje, Imana ndi gukizwa. Hari umumama ntuye mu Gashyeke wajyagaza akambwira ati ngwino tujye tujyana gusenga ahantu kanza yiri. Yihagera mpasanga umugabo arambwira tumva nkubwire uko Imana imbwiye. Imana imbwiye kwigushaka izakugira umukozi wayo, ariko wakizwa utanakizwa Imana izagukubita iminyafu 2 y'abantu wababaje. Imana hari ibyo wakoze byayiteye agahinda, izagukubita iminyafu. Ati wa mbere hari kuwa 4, urawubona mu mpera z'iki cyumweru. Niko byagenze. Kuwa 6 umuganda rusange wabaye, hazindukiye umukwabu hari igikondo. Hazindukira umukwabu, hari umugabo wo ku Karambo wari warayi wanje afite imidari ya zahabu yaherewe muri Sudani. Iyo midari ya zahabu amanika ikote nabi iramanuka iragwa, azinduka agenda. Baje gusaka barayitora, batukatwereka imbunda, ukatwereka ibyangombwa byuko wabayeho umusirikare cyangwa se uri demobi. Nta na koro dofese. Mu bujura nari narakoze, ari ntarakubitwa. Nari umuntu uzi kuburana, nkaburana hatsinda. Nta wari warigeza nkubita, ariko icyo gihe nakubiswe inkoni. Njya kwibuka umuntu warayi wanje nanegekaye, baramuhamagara asobanura iby'ibyo ngibyo, basanga nibye. Ubwo uwo ni umunyafu wa mbere. Njya gukizwa, ndavuga ntubuhari indi minyafu isigaye no gupfa, kuko numvaga ko narafunzwe nkafungurwa ntawe unkatiye. Ndavuga niba nkubiswe izi nkoni ntubwo wundi munyafu n'urupfu. Nkizwa neza, ndakizwa. Umuntu arampamagara, uriya numvise azi wacu. Umuntu amamagara ari ahantu hitwa Irurude hari y'imbazi, arampamagara arambwira ati nakuboneye akazi muri ibi bintu byo gukizwa. Rero mwabantu mwe tujye tugira n'ubwenge, hari igihe ubusenga Imana ikaguha amasezerano, abantu bakagutekaho n'imitwe utazi ibyo ari byo, ukavuga uti Imana yarabimbwiye, utahari ubwo nibyo bisohoye atari byo. Nuko umuntu arampamagara ati nakuboneye akazi muri Kenya muri Nakumati. Sinasubira inyuma ngo nanibaza amashuri nize nyatekerezeho, ndavuga nti kabaye Imana yarabimbwiye. Ngurisha utuntu nari mfite, ngura amavarisi shyiramo ibintu, turagenda hariya. Twagombaga kunyura Gatuna tunyura mu Bugande tuzakomeza muri Kenya. Tugeze Gatuna baraduhagarika bati muvemo. Bazana ifoto ye baramusohora. Bamusohoye batizana abantu muri kumwe. Dusohoka turi abantu 9. Buri muntu wese numva avuga akazi bari bambwiye. Kumbe ngo tujyanye he muri M23. Baba baratujyanye. Aho batujyanye n'Imana ihazi. Twaje gushiduka twisanga hehe muri CID kwa Kabuga. Nyuma yo kuva aho batujyanye, twari abantu 10, twisanga turi 4. Tuva muri CID batujyana ku Murindi, dufunganwa n'abasirikare. Twavuye aho ngaho nisanga iwawa, dufunganywe n'abadizanta nisanga iwawa. Bakadushyira muri mashini, bakabura ntituri abasirikare, ntituri demobe, ntituri dezanta. Nibwo bafunguraga ikigo kiwawa badushyiramo. Mbaye gutyo cyakora ukuboko kw'Imana kubana natwe. Ubwo niko bari bakihafungura. Abantu benshi barapfuye kubera inzara, abantu bariyahura batoroka bagerageza kugira ngo boge batoroke biranga. Abantu benshi bariyahura mu mazi. Imana irandinda, mvayo ndaza. Ndongera ndasenga, Imana irambwira ngo iminyafu 2 warayikubiswe, ngo ndi uzakubabaza nkuko wababaje abandi. Nateguye ubukwe 2015, ntegura ubukwe nderekanwa ku mudugudu wa Ntora muri paruwasi ya Gasave. Birangira ubukwe bupfuye, narerekanwa. Niba hariho ikintu cyambabaje mu buzima bwanjye, icyo kintu cyarambabaje. Imana irambwira iti iminyafu nakubwiye irarangiye. Niba hariho ikintu cyambabaje mbisubiremo.
no gupfusha ubukwe naranatanze n'inkwano sinanayisubizwe. No kuri kw'Imana. Mukobwa aranyanga ntiyavuga icyo anyangiye, imiryango iragenda babijyamwo, aravuga ati jewe gusa nta mwanzi. Nibyo gusa. Niyo mpamvu mvuga ngo Imana ihumugisha umugore wanjye wanyemeye. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe. Hanyuma icyo ngira ngo mvuge muri urwo rugendo, ubwo nagiye ncagagura ibyo nagiye mbona mu gukizwa n'ibyo nabonye ntarakizwa, ariko twebwe twajyaga ducuruza urumogi, tukajya hariya ku ruganda rw'isukari Kabuye. Twaguraga amajerekani yitwaga Vikingi. Amajerekani y'ibibundi yitwaga Vikingi, tukagenda tukagura imishonge y'isukari, tukaza amajerekani tugasukamo umucanga, hejuru tugashyiramo amaburi y'urumogi, hejuru tugasukaho umucanga, tugahusukaho umushonge w'urumogi, ubundi tugapakira. Tukagenda basaka bakabona n'umushonge. Tukagenda tugafata umuhoro, icyuma gishyushye, tukayakata, tukavanamo imogi. Haya dutwara urumogi muri iyi migati minini y'ubunyamasyo. Tugatanga komande bakadukorera imigati y'ubunyamasyo, tukayikora, nyuma tukayivanamo imigati y'imbere, tukabivanamo, tugapanga, tukongera tukagisubizaho, tugashyiraho umushonge w'ubuki. Tukajyana imigati. Ducuruza ibiyobyabwenge, turabicuruza tubona amafaranga, turabicuruza turinezeza. Nabaye muri iriya hari bare yari ikomeye yari Nyabugogo yitwaga Karivados. Nayikozemwo ducuruza urumogi, mfite amafaranga, ariko ntacyo yamariye. Ntacyo byamariye, kwari ukwinezeza, kwari ukurya, kwari ukunywa, tugatahira ibyo. Twaribye, twakoze sikrokere, nababwiye ko twacangaga ibibiriti kazungu na rara, tugatanga zahabu itariyo. Tukakwereka buriya, reka mbabwire, hari ibintu kandi n'ubu abantu bijya bibabaho, umuntu akavuga ngo ahari bamuroze. Nta burozi burimo, ari ubwenge, ari amasomo umuntu akakwigisha ugafata. Tukakwereka zahabu, ukagenda no muri bijitori bakayigupimira, aho hose ugiye kujyaho tukujyanye, tukwereka ko ariho tugiye gupimisha, kumbi harimo umuntu wacu. Tukaza akakubwira ko ari nzima, ukabona ni nzima, amafaranga twavuganye ukayaduha, ariko mu by'ukuri wajya gutwara niba yariri mu gakarito, n'ubundi iyo twakweretse ukaza gusanga utwaye nk'akantu gakarito karimo buji cyangwa se karoti, n'ubundi iyo twakweretse wagiye gupimisha tukayigumana tugakomeza kuyikoresha. Twatekeye umutwe umuntu hariya mu Gihubira ni Igikondo, umukire uhatuye ntari buvuga izina mwamumenya. Turagenda dushaka igitebo, abantu b'i Kigali ntabwo muzi igitebo. Dushaka igitebo, dushaka igikeri nyamabondo, dushaka inzoka yapfuye, dushaka n'umushwi w'inkoko. Tujya hariya Ziniya tuzana ikiremve murakizi, amaraso y'inka. Turaza icyo gitebo turagifata, tugishyiramo igikeri nyamabondo, dushyiramo umushwi, turabizirika birebana. Igitebo tugihengekera, reka nifashishaga sutable. Igitebo turagifata, tugitambika mu marembo kuri porotaye. Umushwi w'inkoko uraha, igikeri nyamabondo kiraha, noneho inzoka yapfuye nayo iraha ituruka inyuma y'igitebo, ikazana agahanga hejuru ya bya bindi. Noneho hano tuhamena amaraso menshi menshi y'ikiremvi. Noneho byanga bikunda namwe muraha, wenda mbibabwiye, ariko nawe ukinguye, nawe usenga ugakingura ugasanga birahari, ntabwo wasohoka. Ayo marembo wayarenga moyi, wenda uretse ko wasenga ugahishurirwa, wahita usohoka utarayibaza, ntabwo wasohoka. Wabanza kubaza Imana, wabanza kubaza Imana. Udafite Roho Mutagatifu wo guhishurirwa rero we yagumamo, agatabaza arimo imbere mu gipangu. Niko byagendekeye umukire. Buriya gukira ni byiza, turanabyifuza, ariko abakire benshi buriya batinya urupfu. Batinya urupfu, kandi nta nutarutinya urupfu ntirumenyerwa. Nuko ubwo rero twafashe systeme ko hari umuntu ugomba kuzinduka afite sekateri murayizi, nibi biconga indabo, akazinduka ari nakupa nk'umuntu uri kujya gushaka akazi, kandi nawe ari uwacu. Akaza yahagera ahantu agahita avuga ko ibyo bintu areba abizi, ko hari mwene wabo babiroze, ari uburozi bukomeye, ari uburozi buhambaye, ndetse azi n'umuvuzi wabavuriye. Umuvuzi yari iki?
wagombaga kuza nje kuvura bya bintu twahateze. Ibyo bintu bimaze kuba arabumvisha arababwira ati hari umuvuzi wavuye marume bamuroza, ati umurozi waroze marume niwe waroze uyu mugabo. Ati wa mugabo barashaka ko hari umuntu wahemukiye, hari umuntu kugenza, hari uwo wambuye cyangwa batutse. Ati bari ati kuko na marume barimo bamwihimuraho mu kirashya ubwoba. Abakire hari n'uwusaba mu by'ukuri ukamusaba, buriya abakire baragowe. Impamvu ndi kukubwira gutyo, jewe ejo bundi hari umuntu ntari buvuga izina w'umukire wanyeretse message, hari amafaranga bavanye kuri konte ye, avuye kuri konte ye atayatanze y'igikorwa runaka ntari buvuge, ariko byanga bikunda bamwohereza message bamushimira ko ayo mafaranga yatanze mu gikorwa runaka, kandi atari we wayatanze ahubwo kubera yuko ari umukire. Niba babona hari ibikorwa byagombaga gukorwa, hari amafaranga ajya ava kuri konte z'abakire batayatanze. Ibyo ngibyo ubwo niba mubizi ubwo murabizi simbitindaho. Noneho rero buri abakire baragowe, hari ushobora gusaba akakwima umurebera mu ishusho yo gukira, nkuko twahura nambaye ikote na karuvati bavuga uriya muntu ahara ari bungurira amata. Nanjye bijya bibaho kuko abantu bakijijwe Imana yaduhaye ikintu cy'igikundiro, iduha n'ikintu cyo gucya, umuntu akambara gacya. Yesu ashimwe cyane, haleluya. Noneho icyo nshatse kuvuga, ubwo rero amutera ubwoba gutyo, ati tubwira uwo muvuzi byagenze gute, bimeze gute. Aramusobanurira, tanga nimero yanjye, barampamagara. Beje guhamagara ndamugana urohereza amafaranga y'imodokari, mubwira ibyo agomba gukora by'imihango ya gipagani n'imigenzo, kandi mu by'ukuri ntabyo. Nanjye rero nari nagiye gushaka uruhu, hari imyenda intore zijya zambara y'inshaburi, n'inambaye inshaburi n'inkweto za rugabiri, nirabingwa. Ndaje kwirabingwa, nambara inshabure n'indengera, namfata n'ikigofero gikoze mu ruhu rw'urutoni twagiye kubishaka twateguye. Fata rero n'uruhago rurimo imiti bya supadipe, ngiryivu ry'amakara, ngibyo ibyakatsi twatwitse. Nuko ndaza ndavuga ndi umuvuzi, ndaza ntera uduti utwatsi, ntera ivu, ntera ibyatsi, shaka urushingo, nari nazanye n'urushingo ndacumbeka, shyiraho umwotsi, shyiraho utwatsi tw'intuze, ruracumbeka. Hajya ngenda rumeze nk'ububane, ngenda nzunguza. Abantu babaye muri Kiliziya Gatolika muzi ko iyo habaye iminsi mikuru hari icyotero bashyiramo ububane bakagenda bakizunguza. Biriya rero twarabifataga dufite uburyo twabibonye, tugashyiramo urushingo rugacumbeka, tukagenda tuvuga amagambo. Niko badutinya bigirayo, yabona uko wambaye n'uburyo uri kuvuga agahunga. Ariko mu by'ukuri agahunga se ahunga ndi ntacyo ahunga iki? Reka mbabwire, ejo niyo mpamvu nababwiye mu rwandiko rwa kabiri rwa Petero igice cya 3 n'umurongo wa 9. Yesu ashimwe. Aravuga ngo ntabwo Imana itinze isezerano ryayo nk'uko abantu bamwe babitekereza ko yaritinze, ndahubwo itwihanganira igira ngo abantu benshi bakizwe, abantu batazapfa bazize ibyaha. Yesu ashimwe. Buriya reka mbabwire, ibintu bibera muri uru Rwanda no hanze yarwo birahambaye. Hari n'ibyo nawe ujya ubona ukagira ngo mu by'ukuri ni imyuka mibi atari ukikanga baringa, kandi bijya bibaho no mu bakirisitu. Nuko ndaza n'urushingo rwanjye, ndakomera, ndatera imiti, mfite umuntu ntwaje, ngenda nkoramo nshyiramo, ntera supadipe y'umutuku, ntera irangi, ntera y'umukara. Bati uyu ni umuvuzi, bati ni gakondo, kandi sindiwe mu by'ukuri. Hakaba umuntu nawe uri mu gushyushya urugamba, ati ati aravura, ati neza. Reka mbabwire, aho hantu tukira hari umugore ntari buvuga izina waha igikondo, wahise afata nimero yanjye, arampamagara ati hari umuntu ushaka kunyikira, nabonye uri umuvuzi, ndamwica apfe bamuhambe, ndamwica. Arambwira ati hari umwana unzengereje. Ubwo ni umuntu mu by'ukuri ni umugore, umugabo yashatse amushaka apfushije umugore, amushatse ntibabyarana, batabyaranye wa mwana yahasanze ise aza gukora impanuka arapfa, babaha amafaranga menshi cyane asanga imitungo bari bafite. Uwo mugore ntagashake ku mwana yarya atagapfa, ntinkamwica ukama amafaranga. Mwabantu namwicaga, naho nari kumwica keretse hariyo nkoresha amaboko, namwicaga nkoresheje supadipe, nkoresheje ivu,
nkoresheje inshenga z'amakara ivu. Nuko umukire ibintu mba ndabifashe ndabyegeranyije byose mbishyira mu gitebo, mbambwiye uwo twari turi kumwe nteye imiti, ya maraso arayakukumba arabidaha bishyira mu gitebo, atera ivu ntera imiti. Niko mvuga amagambo niko niyambaza ryangombe ry'ababinga ba Nyundo, niko mpamagara Nyabingi, niko mpamagara Nyirabiyoro na mbe ibintu byinshi byo mu myaka ya kera kugira ngo bantinye. Nkavuga inkomoko ya ryangombe ry'ababinga, nkavuga ryangombe, nkavuga Nyirabiyoro, nkavuga magasane, nkavuga maganyana, umva, nkavuga ibya ryangombe by'ababinga ba Nyundo, umva mbazi he, nkababwira nkabasobanurira ntubundi nti Nyabingi yahoze ari Nyabyinshi ntahinduka Nyabingi, ntibyagenze gutya ntaho bari batuye hariya mu Ndorwa, nkabasobanurira nti dore byagenze gute, nkababwira ahantu ubuvuzi bwanjye bukomoka ko ari ku gisekuru cya 18, nkababwira ni ku ngoma ya Mibambwe wa mbere Sekarongoro wahimbwe Mutabazi, ni ngoma ivibumbogo bwa Nkuzuzu bakayizana mu Bwanacyambwe hariya ku musozi wa Kigali. Nkabibabwira nta hantu haturutse umugani witwa utaza kara ifumbwa arazi hariya ifumbwe ntimurahazi, bagakangarana bati ni umuvuza zigisekuru, bati murumva ko ubupfumu bwe burahambaye. Ariko ntabwo yari amaco y'inda, iyi nda ni ingome. Nuko bya bintu ndabikumunzura tujya mu gipangu. Iyo umuntu yamaze gushya ubwoba rero nibyo nababwiye abantu batinya urupfu, ibyo mutegetse byose aremera. Naraje umukiri iminsi 2 yambaye ubusa mu gipangu atanyega hagati y'ibiti bikoze ikigega cy'amazi, murazamo hagati y'ibyuma yambaye ubusa. Ntabwo mbabeshya ndi mu iteraniro, yamaze iminsi 2 yambaye ubusa. Narabimutegetse, abandi bari mu cyumba badasohoka bakora amasengesho yo kwiyiriza barya ibiryo, ahubwo je narabategetse ibiryo ndya. Ndya urukwavu, nkarya inkoko, bayivara arakabari kari hejuru ya majerwa kitwaga Bismillah Binkolere, niho bakoreshaga komande banzaniraga jewe zo kurya bo batarya. Mbabwira nti ibyo muhangana nabyo nimubizi. Hayanyana hatera uduti nkavuga amagambo. Nuko naramubwiye nizana amafaranga yose ari mu nzu uyazane. Turayabara dusanga hari 193. Ndayapfunyika nti ni igitambo abakuru bashaka, turayatwikana n'ibi bagutongereye. Nkasobanura iby'igikeri nyamabondo, nkavuga icyatumye kiza, nkavuga icy'umushwi w'inkoko, nkavuga icy'inzoka, nkababwira nti inzoka ni isana, nizi nzoka ziva ku musozi wo muri Kenya ndawuzi mu by'ukuri ngo Kilimanjaro. Ntano aho nzi niho bayivanye, n'uyu muntu yarakugendeye. Ibi Moyize avuga ati dore barabatongera amafoto barayajyana babigenza gutya. Barakujyanye bakujyana kuri Kilimanjaro, nti dore ni aho bakujyanye niho iyi nzoka bayikomoye. Niyagombaga iyo wibeshye ukaharenga ni wari gupfa n'uruhererekane mupfa. Mutera ubwoba. Ya mafaranga bamaze kuyazana ndayahambira mu gitambaro. Ubwo nari najyanye ikindi gipfurumba tuba twateguye nka yamvugo. Noneho igipfurumba rero urareba uyu mushwari wanjye ukusa gutya, mfite ikindi gitambaro bisa je nakigendanye, nkafata iki gitambaro nkapfunyikamo ya mafaranga ureba, nkaza gutwika ikindi nazanye. Ntabwo wamenya niba ariyo ntwitse cyangwa atari yo ntwitse. Nuko mbitwika reba, iki ni igitambo cyawe cyo kugira ngo uzime. Nzana peteroli ntwika ya nzoka irashyira kongoka na cya gitebo na ya maraso na ya mushwi w'inkoko, ndabitwika. Ndajije kubitwika, ivu ryabyo ndarifata. Nuko twari twitwaje amagufa y'imbeba yapfuye yumye, tuyashyira mu ntebe zeze imisego uko twamuraje hanze ari hariya, abandi bari mu cyumba tw'abakingiranye abana n'umugore n'abakozi bose bari hamwe. Turagenda dukora ibyo ngibyo. Noneho ku munsi rero kugira ngo tumukongore, ndabahamagara ni muze murebe. Tubona tuzanye amagufa y'imbeba tubivanyemwo hariya. Mu by'ukuri nitwe twari twabishyizemo, turamwereka do ibi mwabyicaragaho
ariko nuko tumuca amafaranga ntari bubabwire umubare arayaduha turayatwara. Kandi igihe cyageraga kigera nkamuhamagara nkavuga nti n'ubu ngubu dore biraje bureka mbabwire buriya iby'abapfu biribwa n'abapfumu kandi bijya bibaho ko abantu bajya kuraguza. Buriya reka nkubwire ntabwo umurozi yakuroga ku wa mbere ku wa kabiri ku wa gatatu ku wa kane ku wa gatanu abone udapfa ngo akomeze, ahubwo abantu bajya mu bapfumu. Uriya mupfumu wizirikaho iteka kuko ibirozi yakuvuye abapfumu baravura, bajya bavura ntimukabihakane, bajya bavura, barahari bavura. Noneho ubwo urumva iyo bamaze kuhivuza akakuvura ukabona agahenge, iyo umaze iminsi 3 akabona umaze ukwezi utajyayo ngo akuvanemo umusaruro aragutongera nawe ubwo akakoherereza bya birozi bikagaruka kugira ngo usubire yakuvanemo amafaranga. Nuko ubwo ayo turaya birarangira nkajya nkora mutesha umutwe rimwe na rimwe, igihe cyashira mbona nakubiswe nta kintu nkamuhamagara nkamubwira kuko yambonye mu bubasha n'ubuhangange kama amafaranga. Wa mugore rero ndamugana uyu muntu ugese ndi bumwice, umwe yambwiye nzica ahubwo ngiye kumusaza asare ku gahinga yambara ubusasare atorongere azicwa n'imodoka cyangwa twarwe n'amazi uhebe. Ati ibyo nibyo uri bunkorere tuvugana amafaranga amavansi. Ndagenda ndeba wa musore ingwino tuganire, ndamubwira nti hari umuntu mufitanye ikibazo iki niki yakuntumyeho wumvise ibyanjye ko navuye hariya yambwiye ko nkwica nkakuroga ugapfa n'ubwo bubasha ndabufite. Mubwira ndaremekanya arabyumva. Ndamugana ubu rero urahitamo ubuzima n'urupfu, icyo ndi budugutege kugikore ukunda urame ubeho. Ati cyo wantegeka narakumvise, ati narabyumvise, ati byinzoka n'igitebo n'ikikeri nyamabondo nuko arangije ndamubwira ntibyo ngutege kubikora. Ati ndabikora. Ndamugana ugiye gusara iminsi 7 icyumweru, wambara ubusa utora amashashi utora ibicupa urya imyanda urya imitsima yo mu bishingwe wisiga ivu wirabingwa usarusi zore. Nurangiza gusara iminsi 7 nishira uzarekeraho gusara ugende ureba ahantu ujya uhamara ukwezi utagaragara. Nutabikora ndakwishura apfuye baraguhambye. Rambwa ataho gupfa ndasara. Kandi nawe bizamo ikiguzi. Ndamubwira ni kugira ngo ntakwica rero ncungura ubuzima bwawe uratanga impongano y'urupfu kugira ngo abakuru batarakara. Abakuru bahawe ibyiru byo kukwica, none kugira ngo udapfa uratanga impongano. Nawe mukuraho amafaranga. Aragenda arasara, wa mugore abona ko umuntu yasaze. Ndavuga nti mpa amafaranga yanjye. Amafaranga arayama. Wa muntu iminsi 7 isiza asara muri karitsiye agenda asara yambara amacupa agira gute. Aragenda ajya mu Bugesera ngo kuri Mwogo hariyo nyina wabo wari utuyeyo. Aragenda hamara ukwezi bazi yuko yasaze yatorongeye nkuko nari narabimuraguriye mu ndago zitarizo. Ndangije amafaranga yanjye ndayabona ndayatwara. Narayariye ariko ntacyo nungutse. Narayariye mu by'ukuri nta nicyo yamariye. Mu by'ukuri bene data ducunguje uburyo umwete kugira ngo twumve korode, ntabwo ncitse hano tuzagaruka. Kandi murumva ko barimo bategura igiterane. Mu by'ukuri twe kugira ishyaka yo kuza aha nuko mwari mwateguye igiterane ukurikije uburyo twabonanye n'umushumba wanyu. Ntabwo twakagombye kuza hano. Ntabwo watumira umuntu ku munsi w'ibirori ngo umubone. Niyo yaba ari inshuti yawe ibyo birori warabimuhishe ntubimubwire ukamubwira uti nyamuneka dore ngwino, ntabwo yaza. Dore nguyu twabonanye ku wa gatanu nka saa 5 n'indi minota, igiterane kiri ku wa gatandatu tutanaziranye. Watumira uwo muntu agahitaza? Ni ibintu by'Imana byikoze. Ahubwo nuko twasanze igiterane mufite cyo kurwanya ibiyobyabwenge ndetse no kurwanya inda ziterwa abangavu zitateguwe ari wo murongo twe turimo. Yesu ashimwe. Kuko nababwiye yuko nyuma yo kureba izo nzira zose twanyuze y'ubwo bugome twakoze dukorera shitani, tukibaza abo twahemukiye, abo twarijije amarira, abo twahemukiye,
abo twagiye twambura tukabarira ibyabo, turibaza ngo ese twakora iki ko inyuma yacu hari abo twahasize bagihari bakikora ibyo, bakiri muri izi ngeso, ko hari abantu bakibwa muri ubu buryo. Ese twabagira nama ki? Hari ababyeyi bari kurira kubera abana babo. Nk'ubu hari abantu bajyanwa mu bigo ngororamuco, hafunguwe ikindi kigo cy'ingororamuco Inyamagabe, hari n'ikindi kigiye gufunguzwa ku kirwa cy'Imazane. Ibyo bigo ngororamuco byose birajyanwaho urubyiruko, ni barumuna bacu, ni bakuru bacu, ni ba data, abo bose bakajyayo mu by'ukuri n'ubundi ntibahinduke. Hari abasubijwe inshuro 3, inshuro 4, bakagenda bagaruka basubirayo bakaza, ariko ibyo byose bituruka mu kudafata umwanzuro ngo ahindure inshuti, emwe na karitsiye ayihinduye, ahindura imyitwarire, hanyuma akurikira uyu mwami niwe udushoboza byose. Yesu ashimwe cyane. Nta handi banga riri. Yesu ashimwe cyane. Jewe nababwiye yuko izo ngezo zose n'izo nzira zose no kujya iwawa sinagiyeyo nkiri umupagani, nakijijwe 2007 njyayo, ariko reka mbabwire ntabwo mu by'ukuri izo ngeso zose, izo nzira zose twazinyuze ari ukuvuga yuko hatakiri abandi, haracyari abandi tugira ngo bakizwe, tugira ngo bahinduke. Aho mu muryango barahari, abapushayi barahari, abacuruza urumogi barahari, n'abarunywa barahari. Iyo mpamvu twababwiye ngo twakoze organization yitwa Hinduka Uhindura Abandi. Mbere ya byose nuko twebwe tubanza guhinduka tugahindura abandi. Harimo abahoze ari indaya zicuruza, harimo abantu bahoze bacuruza ibiyobyabwenge banabinywa, harimo abahoze ari abajura, harimo abahoze ari abatinganyi, hari n'abantu bumvise igitekerezo dufite baragikunda, batigeze babindaya, batabaye muri ibyo, bifuza kubana natwe. Mu by'ukuri kugira ngo Korode nawe tumuhe umwanya tumwumve, twumve ibye, rekaze. Mu by'ukuri rero jewe ndashimira Imana, ndashimira Kristo, nk'uko Paulo yabibwiye Timoteyo avuga ati ndashimira Kristo wambashije ko yatekereje ko ndi wo kwizerwa akangabira umurimo.